tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana n'abane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubwo duherukana twigiye hamwe igice cya 11 na 12 mu gitabo cya mbere cya Samweli. Muri ibi bice byombi twabonye ko batubwira ahanini uburyo Sawuli yanesheje Abamoni, bakatubwira kandi n'ukuntu ubuyobozi bwimutse bukava kuri Samweli bukajya kuri Sawuli. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kwigira hamwe igice cya 13 cyo mu gitabo cya mbere cya Samweli. Muri iki gice bakaba batubwira uko Sawuli yigometse ku Mana. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ko kamere nyayo ya Sawuli itangiye kugaragara nk'uko tugiye kubibona muri iki gice cya 13 cyo mu gitabo cya mbere cya Samweli. Umuhungu we Yonatani yabonye intsinzi i Mikimashi, ariko Sawuli avuza ihembe yumvikanisha ko ari we watsinze urwo rugamba. Ibi kandi yabikoreye kugira ngo ayobye uburari abatambyi. Ibi nanone ntibyigeze bishimisha Samweli, ari nabwo yatangiye kwereka umwami Sawuli ko ingoma ye itazarangira neza. Muri icyo gihe kandi intwaro z'Abisirayeli zari zitangiye gushira. Ndatekereza ko muri iki gice cya 13 cyo mu gitabo cya mbere cya Samweli ndibushimangire cyane ibyo nari navuze mu gice cya 9 byerekeranye n'uko Sawuli atari umwami mwiza. Umurebeye inyuma n'ibigango bye washoboraga kubona ko Sawuli akwiriye kuba umwami, ariko imbere ntabwo yari akwiriye uyu murimo rwose. Zari imbaraga z'amashusho gusa, ariko nta bushobozi yari afite bwo kuyobora Abisirayeli. Reka dusome mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 13 duhere ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 4. Haravuga ngo Sawuli ubwo yimaga yari amaze imyaka 30 kandi amara imyaka 2 ku ngoma muri Isirayeli. Bukeye Sawuli yitoraniriza abantu mu Bisirayeli 3,000. Muri abo 2,000 byabanaga na Sawuli i Mikimashi no ku musozi w'i Beteli. Abandi 1,000 babanaga na Yonatani i Gibeya y'i Benyamini. Rubanda rusigaye ararusezerera, umuntu wese ajya mu rugo rwe. Bukeye Yonatani anesha abanyagihome cy'Abafilisitiya Kigeba. Abafilisitiya barabyumva. Hanyuma Sawuli avugisha ihembe mu gihugu cyose kugira ngo Abaheburayo babyumve. Abisirayeli bose bumva bavuga ko Sawuli yanesheje abanyagihome cy'Abafilisitiya kandi ko Abafilisitiya bazinutwa Abisirayeli. Abantu bateranira i Gilugali bakurikira Sawuli. Kamere nyayo ya Sawuli itangiye kubyuka. Nitumara kumusobanukirwa neza turaza kubona ko Sawuli yari umuntu wa nta kigenda. Umugani w'aba basore ba kino gihe. Muri iyi mirongo twasomye ngo Yonatani anesha abanyagihome cy'Abafilisitiya. Ese ninde witiriwe iyi ntsinzi? Ni Sawuli. Muri iyi mirongo turabona ko Yonatani yari umuyobozi w'ingabo ushoboye koko. Mu mirongo ikurikira tuzabona Yonatani yongera gutsinda urundi rugamba akoresheje amayeri adasanzwe. Ariko kuri uru rugamba Yonatani yatsinze urugamba, Sawuli aba ari we uvuza ihembe, yerekana ko ari we urutsinze. Sawuli yiyitiriye intsinzi y'umuhungu we Yonatani. Ntabwo Sawuli yemeye ko intsinzi yitirirwa umuhungu we. Yahamagaye Abisirayeli abakusanyiriza hamwe, ababwira inkuru itariyo. Ingabo za Isirayeli zo zari zizi neza ko Sawuli ari habeshya, kimwe n'inshuti za Yonatani nazo zari zibizi. Nuko abantu batangira kunuganuga yuko ingabo za Sawuli nta mbaraga zifite. Ese ibi byerekana ko Sawuli yacaga bugufi? Narabivuze tugitangira ko Sawuli yishushanyaga akigira ko ari umuntu uca bugufi kandi atari ko ameze. Ibi dusomye birabiduhamiriza neza. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 13 guhera ku murongo wa 5 kugera ku murongo wa 6 haravuga ngo nuko Abafilisitiya bateranira kurwanya Abisirayeli. Bari bafite amagare inzovu 3 n'abagendera ku mafarashi 6,000.
n'abantu bangana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja ubwinshi. Barazamuka bagandika i Mikimashi iburengerazuba bw'i Betaveni. Abisirayeli babonye ko bari mu kaga kandi ko abantu bashumbirijwe, bihisha mu mavumo no mu bishugi no mu bitare no mu bihanamanga no mu myobo. Kubigaragara, Abafilisitiya barisobanukiwe, bamenya aho bafite intege nke, barisuganya maze barongera batera Abisirayeli. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 13 ku murongo wa 8 n'uwa 9 baratubwira ngo Sawuli amarayo iminsi 7 ategereje Samweli nk'uko yamutegetse. Ariko Samweli ataraza i Gilugari, abantu baratatana bamushiraho. Nuko Sawuli aravuga ati, nimunzanire hano igitambo cyoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko turi amahoro. Aherako atamba igitambo cyoswa. Iki ni ikindi kintu kiduhishurira ko Sawuli atari umwami mwiza. Yitwaje ubutware yari afite nk'umwami, atekereza ko ashobora gutanga igitambo cyoswa. Mu biganiro biri imbere tuzabona undi mwami witwa Uziya akora ibintu nk'ibi, nawe yibwiye ko ashobora gukora umurimo w'ubutambyi. Tuzabona ko Imana yahannye uyu mwami yivuye inyuma ku bw'ayo mahano yakoze, yasheshe ibibembe. Iyi nkuru tuyisoma mu Ngoma za kabiri igice cya 26. Sawuli nawe rero yibagiwe amategeko y'Imana, avuga ko nta wundi wemerewe gutamba igitambo cyoswa usibye umutambyi ukomoka mu muryango wa Lewi. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 13 guhera ku murongo wa 10 kugera ku murongo wa 11 haravuga ngo, akimara gutamba Samweli abaraje, maze Sawuli arasohoka ajya kumusanganira ngo amuramutse. Samweli aramubaza ati, ibyo wakoze ni ibiki? Sawuli aramusubiza ati, nabonye abantu banshizeho batatana. Nawe ntiwaje mu minsi yategetswe, kandi Abafilisitiya bari bamaze guteranira i Mikimashi. Sawuli ntabwo yigeze ashaka gutegereza Samweli. Yari umuntu utihangana kandi wirarira. Kuri we yatekereje ko afite impamvu eshatu nziza zatuma adategereza Samweli. Impamvu ya mbere, yaravuze ngo abantu bari batatanye. Impamvu ya kabiri, avuga ko Abafilisitiya bari bamuteye. Impamvu ya gatatu, avuga ko Samweli yaje akererewe. Izi mpamvu za Sawuli ku ruhande rumwe zirumvikana rwose, ariko urabona ko ari umuntu ushyira amakosa ku bandi. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 13 ku murongo wa 12 aravuga ngo, bituma nibwira nti, ubu ngubu Abafilisitiya bari bumanukire i Gilugari bantere, kandi ntarahendahenda Uwiteka ngo amugisha. Nicyo gitumye nihata ntamba igitambo cyoswa. Sawuli yihatiye gutamba igitambo cyoswa, maze yinginga Uwiteka, ese wanyemerera nkavuga ko hano Sawuli yari habeshya? Kuri we yumvaga ko ari umunyakuri, nyamara siko byari bimeze. Iyi rero niyo kamere nyakuri ya Sawuli. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 13 guhera ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 14 baratubwira ngo, maze Samweli abwira Sawuli ati, wafuditse, ntiwumviye itegeko ry'Uwiteka Imana yawe yagutegetse. None Uwiteka abakomeje ubwami bwawe muri Isirayeli iteka ryose. Ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho. Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima ushaka, kandi ni Uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe, kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Sawuli yari yarumvise kuva kera hose ko niyumvira Imana izamuha umugisha, ariko natayumvira izamuhana. Umuyobozi wese agomba kumvira Uwiteka, kandi si ya kino gihe ikeneye umuyobozi wumvira Imana agategeka munsi y'ukuboko k'Uwiteka. Ikibazo gihari uyu munsi nuko tubuza abayobozi nk'abo bayoborwa n'Imana. Birumvikana rwose nta n'umwe tuzigera tubona kugeza igihe umwami Yesu azagarukira mu isi. Uwo ni uzaba ari umugambi wa nyuma Imana izaba isoje ku isi. Sawuli ntabwo yumviye Imana, nuko rero Imana nayo yagombaga guhita ishyiraho undi mwami. Mu kanya kari imbere Imana iraje itwereke umuntu yagombaga gutoranya kuba umwami agasimbura Sawuli, kandi na Samweli ubwe ntabwo yari azi uwo muntu uwo ari we. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 13 guhera ku murongo wa 15
kugera ku murongo wa 17 haranditse ngo, nuko Samweli arahaguruka ava i Gilugari ajya i Gibeya y'i Benyamini. Sawuli aherako abara abantu bari kumwe nawe baba nka 600. Maze Sawuli n'umuhungu we Yonatani n'abari kumwe nabo bicara i Geba y'i Benyamini, ariko Abafilisitiya bagerereza i Mikimashi. Bukeye abanyazi b'Abafilisitiya bava mu rugerero rwabo, bica imitwe 3. Umutwe umwe unyura mu nzira ijya muri Ofura mu gihugu cya Shuwari. Hano turabona ko urugamba rwari rugiye gutangira. Turaza kubona ukuntu kugabanya intwaro byateye ikibazo gikomeye mu ngabo z'Abisirayeli. Hari abantu batekereza ko kugabanya intwaro cyangwa gushyiraho itegeko rihana gutunga intwaro ari byo bizatuma ubwicanyi buhagarara. Inshuti yanjye, ntabwo ushobora guhagarika ubwicanyi, kuko abantu babaye babi ntabwo bagitinya amategeko. Abantu babaye nk'inyamaswa, kwicana byahindutse nk'ibintu bisanzwe. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 13 guhera ku murongo wa 19 kugera ku murongo wa 21 haravuga ngo, icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cyose cya Isirayeli, kuko Abafilisitiya bavuze bati, tujye tubuza Abaheburayo kwicurishiriza inkota n'amacumu. Ariko Abisirayeli bose bajyaga bamanuka bakajya mu Bafilisitiya, ngo umuntu wese atyarisha uruhabuzo rwe n'isuka ye n'intorezo ye n'umuhoro we. Ariko bari bafite ityazo ryo gutyazaho imihoro n'amasuka n'ingobe n'intorezo, n'iryo gutyaza ibihosho. Abafilisitiya bari baratse intwaro Abisirayeli. Nta Mwisirayeli n'umwe washoboraga kwicurira intwaro kugira ngo bazicure. Byabasabaga kumanuka bakajya mu Bafilisitiya. Ku bw'iyo mpamvu rero Abafilisitiya babaga bazi neza umubare nyawo w'intwaro Abisirayeli bafite. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 13 guhera ku murongo wa 22 kugera ku murongo wa 23 haravuga ngo, nicyo gituma ku munsi w'intambara mu bantu bari kumwe na Sawuli na Yonatani nta n'umwe wari utwaye inkota cyangwa icumu, ariko Sawuli n'umuhungu we Yonatani bo bari babyitwaje. Nuko abanyagihome b'Abafilisitiya barasohoka bigira mu nzira nyabagendwa y'Imikimashi. Abagabo 2 bonyine nibo bari bafite inkota, abo ni Sawuli na Yonatani. Ntekereza ko abandi bari bafite imihoro isanzwe n'ibindi byuma byoroheje bitagira icyo bifashije cyane mu ntambara. Uko niko ingabo za Sawuli zari ziteguriye urugamba ubwo zari zigiye kongera gukozanyaho n'Abafilisitiya ku yindi nshuro. Nshuti yanjye, nyemerera dufata akaruhuko ubundi ngaruke dutangirana igice cya 14 mu gitabo cya mbere cya Samweli. Yesu akomeza guha umugisha kugeza aho utangara. Sambirana usemperera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemperera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemperera sambirana, sambirana, sambirana usemperera imani yakucyubahiro. Sambirana, sambirana, sambirana usemperera imani yakucyubahiro. Sambirana, sambirana, sambirana usemperera imani yakucyubahiro. Muri iki gice cya 14 baratubwira ko ku yindi nshuro Yonatani yanesheje Abafilisitiya, ariko kandi Sawuli arongera yiyitirira iyi ntsinzi, bituma akomeza kugaragara nk'umuntu wiyemera. Kuri iyi nshuro byari bikomeye hagati ya Sawuli na Yonatani, ku buryo byari gutuma Sawuli yica Yonatani umuhungu we. Igice cya 14
cyo mu gitabo cya mbere cya Samweli batugaragariza amayeri adasanzwe Yonatani yakoresheje kugira ngo aneshe Abafilisitiya. Bivugwa ko iki ari nacyo gice umujenerale w'umwongereza witwa Allen Bay yasomye mbere y'uko anesha ingabo z'Abanyaturukiya mu ntambara ya mbere y'isi. Nanjye kandi ndahamya neza ko aya mayeri ya Yonatani adasanzwe. Bishobora kungora gusobanura neza byimazeyo ibijyanye n'amayeri Yonatani yakoresheje ku rugamba, kuko ntazi neza imiterere y'ahantu iyo ntambara yabereye. Ubwo umukozi w'Imana Magi yatemberaga mu gihugu cya Palestine, yashatse kujya aho hantu habereye iyo ntambara y'Abisirayeli n'Abafilisitiya, ariko umwanya ntiwamukundira. Mu by'ukuri rero ntabwo byoroshye kuvuga iby'urugamba utarageze ahantu rwabereye, keretse wenda uri umusirikare. Ndizera neza ko General Allen Bay akimara gusoma iki gice yahise ahishurirwa uburyo Yonatani yateguye ingabo ze. General Allen Bay yari umukristo uzi Bibiliya. Kubigaragara, amayeri ya Yonatani yari ukunyuza ingabo ze mu nzira ifunganye. Mu by'ukuri muri iyi nzira ifunganye Abafilisitiya bari kuhatsindira ingabo za Yonatani cyane, kuko zari zifite intwaro nke. Indi ntambara ijya gusa nk'iyi ngiyi yabereye ahitwa Thermopylae ku musozi unyura mu burasirazuba bw'igihugu cy'Ubugereki, aho ingabo z'Abagereki zabashije gutsinda iz'Abaperesi nubwo zari nke. Mu by'ukuri aya mayeri yazaniye intsinzi ingabo z'Abisirayeli, cyane ko izi ngabo zari nke kandi zifite intwaro zidahagije. Reka mbe ndekeye ahangaha gusobanura ibijyanye n'iyi ntambara mu buryo bufatika, ahubwo turebe isomo twakuramo mu buryo bw'umwuka. Turasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 14 ku murongo wa 18. Baratubwira ngo Sawuli abwira Ahiya ati, zana hano isanduku y'Imana, kuko muri iyo minsi isanduku y'Imana yabaga mu Bisirayeli. Mu by'ukuri Sawuli ntabwo yagombaga kuzana isanduku y'isezerano ku rugamba, nk'uko twabibonye mu gihe cya Samweli. Abana ba Isirayeli bakoresheje isanduku y'isezerano mu buryo butari bwo, bibwira ko iri bubafashe bagatsinda urugamba. Uko niko Sawuli nawe yatekerezaga. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 14 ku murongo wa 23 haravuga ngo, uko niko Uwiteka yakijije Abisirayeli uwo munsi. Hanyuma urugamba rwunamukana i Betaveni. Mu gihe Sawuli yatekerezaga kuzana isanduku y'isezerano, amayeri ya Yonatani yari amaze kumufasha gutsinda urugamba. Mu by'ukuri Imana yari kumwe n'uyu musore wari ukiri muto. Birababaje cyane kuba Yonatani atarabayeho imyaka myinshi. Uwo munsi Imana yakijije Abisirayeli ibinyujije ku muhungu wa Sawuli witwa Yonatani. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 14 guhera ku murongo wa 24 kugera ku murongo wa 27 haranditse ngo, maze uwo munsi Abisirayeli bararuha, ariko Sawuli yari yarahije abantu, aravuga ati, havumwe umuntu wese ugira icyarya butaragoroba ntaramara guhura ababisha banjye. Nuko nta numwe muri bo wagize icyarya. Maze abantu bose bagera mu ishyamba, hari ubuki hasi. Bageze mu ishyamba basanga ubuki bushonga, ariko ntihagira umuntu wese ukoza intoki ze ku munwa, kuko batinyaga kurenga indahiro. Ariko Yonatani we ubwo se yarahizaga abantu ntarakumva. Nicyo cyatumye arambura inkoni yitwaje, ayikoza mu ngabo z'ubuki, abuhanaguza urutoki aratamira, nuko amaso ye arahweza. Biratangaje uburyo Yonatani atigeze amenya ko se yatanze itegeko ribuza buri musirikare wese kurya kugeza igihe urugamba barutsindiye. Ubundi Yonatani yari yamaze gutsinda urugamba. Hano rwose dutangiye kubona kamere nyayo ya Sawuli. Yonatani yatsinze urugamba, Sawuli arabyiyitirira. Ntabwo yigeze na rimwe yifuza kumenyekanisha ubutwari bw'uyu muhungu. Kwa guca bugufi kwe ko kujijisha turabona kuriho kuyoyoka, ahubwo turabona Sawuli nk'umuntu w'umwirasi. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 14 guhera ku murongo wa 28 kugera ku murongo wa 30 baratubwira ngo, maze umwe mu bantu aramubwira ati, so yihanangirije abantu arabarahiza ngo, ugira icyarya uyu munsi navumwe. Nuko abantu bagwa isari. Maze Yonatani aravuga ati, data yagiriye abantu nabi, nimurore namwe uko amaso yanjye ahwejejwe
nuko numvise kuri ubwo buki. Uyu munsi iyaba abantu bariye ku masahu banyaze ababisha babo bagahaga, none tuba twarushijeho kwica Abafilisitiya. Sawuli yatanze itegeko ritarimo ubwenge. Nk'umuyobozi mukuru w'ingabo ntiyari akwiriye gutanga itegeko rimeze gutya. Ingabo z'Abisirayeli zari zimaze kunanirwa, zari zarwanye kandi zatsinze urugamba. Mu by'ukuri zari zikeneye icyo kurya. Maze Sawuli aravuga ngo havumwe umuntu wese ugira icyarya butaragoroba ntaramara guhora ababisha banjye. Kwa guca bugufi yatangiranye kwari kwamaze kugenda. Mbega kwiyoberanya kwa Sawuli. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 14 ku murongo wa 35 haravuga ngo maze Sawuli yubakira Uwiteka igicaniro. Icyo gicaniro nicyo cya mbere yubakiye Uwiteka. Sawuli yahise yubaka igicaniro maze atambira Uwiteka igitambo. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 14 guhera ku murongo wa 36 kugera ku murongo wa 37 haravuga ngo nuko Samweli aravuga ati nimuze tumanuke dukurikira Abafilisitiya iri joro turare tubanyaga twe gusiga n'umwe. Baramusubiza bati kora uko ushaka kose. Maze umutambyi arababwira ati nimwigire hano twegera Imana. Sawuli agisha Imana inama ati mbese nkurikira Abafilisitiya urabatanga mu maboko y'Abisirayeli? Ariko uwo munsi ntiyamusubiza. Mu by'ukuri urabona ko Imana itari ikiri gukoresha uyu mugabo. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 14 guhera ku murongo wa 38 kugera ku murongo wa 39 haravuga ngo maze Sawuli aravuga ati nimunyegere batware mwese murebe mwitegereze icyaha cyakozwe uyu munsi cyari cyo. Mbarahiye Uwiteka ujya kiza Isirayeli, naho yaba umwana wanjye Yonatani arapfa nta kabuza. Ariko ntihagira umuntu uwo muri abo bose ugira icyo amusubiza. Urabona Sawuli ntiyajyaga yemera ko ari umunyamakosa. Muri iyi mirongo turabona avuga ko icyaha cyakozwe n'undi muntu utari we. Ingabo za Isirayeli zaracecetse, ntihagira n'umwe umusubiza. Zari zibizi neza ko Yonatani ari we watsinze urugamba aho kuba Sawuli. Noneho Sawuli aravuga ati impamvu Imana itansubije nuko hari umuntu warenze ku itegeko ryanjye. Ingabo zari zizi neza ko Yonatani yariye ku buki, kandi icyo gihe Sawuli yari yashyize ku murongo ingabo zikomeye, ariko benshi muri zo baricecekeye ntibagira icyo babwira Sawuli. Ikindi nanone baramutinyaga kuko yari umwami. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 14 ku murongo wa 40 haravuga ngo maze abwira Abisirayeli bose ati nimujye uruhande rumwe, nanjye n'umuhungu wanjye Yonatani turajya mu rundi. Abantu basubiza Sawuli bati kora uko ushaka. Ingabo ntabwo zamusubije ibintu byinshi. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 14 ku murongo wa 41 haranditse ngo Sawuli abwira Uwiteka Imana ya Isirayeli ati erekana ukuri. Maze ubufindo bwerekana Yonatani na Sawuli, nuko abantu barakira. Sawuli yari azi neza ko Yonatani ari we warenze ku itegeko rye akarya, kandi urugamba rutararangira. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 14 guhera ku murongo wa 42 kugera ku murongo wa 43 haranditse ngo Sawuli arongera aravuga ati nuko nimudufindire jye n'umuhungu wanjye Yonatani. Bwerekana Yonatani. Sawuli ahera ko abwira Yonatani ati mbwira icyo wakoze. Yonatani aramubwira ati koko nakojeje umutwe w'inkoni nari nitwaje umushonge w'ubuki ndumva, none rero nkwiriye gupfa. Yonatani niwe ubufindo bwagaragaje ko yarenze ku itegeko ry'umwami Sawuli ubwo yari yabujije ingabo kugira ikintu na kimwe zirya. Sawuli yari yavuze ngo havumwe umuntu wese ugira icyarya butaragoroba ntaramara guhora ababisha banjye. Ese koko iki ni icyaha gikomeye cyari gushyira umuntu mu rubanza rwo gupfa? Reka dukomeze twisomere mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 14 ku murongo wa 44 n'umurongo wa 45 haravuga ngo Sawuli aravuga ati Yonatani nudapfa Imana ibimpore ndetse bikabije. Ariko abantu babwira Sawuli bati mbese Yonatani yapfa kandi ari we wazaniye Isirayeli agakiza kangana gatyo? Biragatsindwa, turahiye Uwiteka uhoraho ntihazagira agasatsi na kamwe ko ku mutwe we gapfuka ngo kagwe hasi
kuko uyu munsi yakoranye n'Imana. Uko niko abantu bakijije Yonatani ntiyapfa. Mu by'ukuri Sawuli yari kwica umuhungu we Yonatani iyo baramuka bahuriye mu nzira. Kubera iki Sawuli yari kubikora? Kuko Sawuli yari afitiye ishyari Yonatani. Sawuli yashakaga ko ari usingizwa mu Bisirayeli bose. Igihe uburakari bwagurumanaga muri Sawuli, abantu bakomeje guceceka, ariko nyuma baje kuvuga bagira ngo barebe ko bakiza Yonatani. Hano rero turabona kamere nyayo ya Sawuli. Nyuma tuzabona uburyo yagomeye Imana ntayumvire. Sawuli azakora ikintu kidasanzwe kizandikwa mu mateka ya Isirayeli, ku buryo Imana iyo idaseruka ubwoko bwose bwa Isirayeli bwari gupfa bitewe n'umwami mubi Sawuli. Mu by'ukuri biragaragara ko Sawuli atigeze na rimwe aba umuntu wubaha Imana, ahubwo yari umuntu wa Satani. Mu gice gikurikira tuzabona ko Sawuli atigeze yongera na rimwe kumvira Imana. Yahise atangira kwishingikiriza ubwenge bwe n'inama ze. Kuva icyo gihe rero umwuka w'Imana ntiwongera kumuvugiramo. Imana ntiyongeye kumuyobora. Tuzabona uburyo Sawuli yavuye ku Mana agatangira kwiringira abapfumu. Ibyo byabaye igihe yasangaga umupfumu ngo amugire inama. Ibi bikwiriye kutwigisha cyane, kuko ari byo abantu benshi bariho bakora muri kino gihe. Abantu benshi bariho barajya mu bapfumu bagasenga Satani, bakiringira imbaraga zituruka mu kwezi, izuba n'ibindi biremwa. Imana itabara isi kubw'imitima y'abantu benshi iriho iyoba. Reka dusenge. Mana, tabara u Rwanda rwacu. Mana, tabara akarere k'ibihugu dutuyemo. Tabara Afurika yacu kandi utabare n'iyi si yacu. Abantu benshi bariho barayoba, bizeye izindi mana. Kwizera kwabo bagushyize ku bwenge, amafaranga, mu bupfumu n'ibindi byinshi. Biringira ko hari icyo byakemura ibyifuzo bafite. Ariko icyo nsaba ni uko hirya y'ibyo byose bakwizera, bamenya ko hariho Imana y'amaboko menshi, Imana y'imbaraga ituma ibintu byose bibaho. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenga ngo abayobye bose muri iyo myizerere ipfuye guhera uyu munsi bagarukire Uwiteka Nyiringabo, umugenga w'ibiriho mu isi yose no mu ijuru. Icyubahiro kibike guhera uyu munsi kugeza ibihe bidashira. Amen. Ndagushimiye cyane nshuti twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka nkurarikire kuzabana nanjye ubutaha, ubwo nzagaruka dutangira igice cya 15 cyo mu gitabo cya mbere cya Samweli. Muri iki gice tuzabona uko Sawuli yigometse ku Mana kubwo gukiza Agagi umwami w'Abameleki. Batubwiremo kandi n'uburyo Samweli yaciriye urubanza Sawuli kubwo kutumvira Imana. Ngaha amahoro n'umugisha biva ku Mana bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.